Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze hano kuri uyu muyoboro wa Mega TV Rwanda. Ni amakuru rero yagizwe ibanga, ni amakuru atakomejwe kugarukaho na bamwe kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko n'abayabonye bahise babona ikintu kidasanzwe cyane. Baravuga bati tubonye impamvu ibi bintu byagizwe ibanga, abantu bagahugira mu bindi birori ariko bakirengagiza ikintu kidasanzwe cyabereye hariya muri Regina cyangwa se Regina hariya muri Canada, ikirori cy'aba VESTINE na DORCAS. Ariko noneho numara kubona ibintu byabaye uraza kumirwa, ntabwo uravuga ngo none ikintu kiragucanga, uracangwa n'ikintu cyo kuvuga ngo nzizera ibihe, nzahakana ibihe ko mbona byose bishoboka. Ni ibintu rero byari ikirori cyiza cyane cyabaye ku munsi w'ejo tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11, aho cyabereye hariya muri Regina. Cyari igitaramo cyiza, ubona ko abantu bari benshi rwose. Iyo urebye DORCAS urabona ari guhimbaza Imana n'imbaduko n'umuvumba mwinshi, ubona ko ari guhimbaza rwose, ndetse n'abandi bangana n'urubyiruko rugiye rutandukanye, abana ubona ko biterera hejuru, ubona ko n'urungano ndetse n'abadamu n'abantu bagiye batandukanye hariya muri Regina bari benshi rwose, ubona ko bari gusirimba ku rwego rwo hejuru, ibintu byose bimeze neza. Ariko nk'uko ureba amashusho, iyo urebye amashusho bari gusirimba n'imbaraga nyinshi, uza kureba amashusho ugasanga ntiharimo uwo bita VESTINE, umugore wa Idrissa Widraogo. Ukibaza ati se bimeze bite, arihe? Noneho rero iyo baje guhindukiza kamera bakayirebesha inyuma, nibwo ubona uyu mugore wa Idrissa Widraogo cyangwa se Ishimwe VESTINE, iyo umurebye ubona ko atandukanye n'abandi cyane, ubona ko nta mbaduko ari kugaragaza ugereranyije n'abandi. Urumva hano haba harimo abagore, abakecuru n'abana. Bo iyo urebye ukuntu bari gusirimba, wagera kuri VESTINE umukobwa wacu ugasanga arakonje cyane, ukibaza ati ese uyu mukobwa ko mbere yasirimbanaga na DORCAS kubatandukanya bigakunanira, ubu ngubu byaba byaragenze bite kugira ngo bigeraho umuntu abona ko uyu VESTINE nta rubaraga nta gatege kigira, ko yavuze ko atajya arwara? Ahangaha noneho byari byagenze bite? Ko cyari igihe cyiza cyo kwigaragaza, agaragaza ko ameze neza. Abantu benshi bakomeje kubigarukaho bavuga bati ntibyumvikana, wa mugani wasanga ibintu abantu bavuze ko uyu mukobwa VESTINE yaba atwite bishoboka, dore ko ngo bari kuvuga bati nyine nta wamenya, wasanga baranze kubitangaza, dore ko kuvuga ko umuntu atwite burya indikiri ntoya nabyo si byiza. Buriya indikiri ntoya biba byoroshye no kuvamo, nubwo nta muntu n'umwe nkunda nabyifuriza, ariko buriya inda ntoya nta muntu ujya uyivuga ngo arayitwite, ahubwo biguma ari ibanga mpaka nyine ubwayo yigaragaje, umuntu akabasobanura ko atwite ariko nyine inda wayibonye. Rero hano nicyo abantu bakomeje kuvuga, bavuze bati uyu ni umubyeyi uri kwigengesera rwose, kubera ko ntabwo wafata uwo bita DORCAS barutana imyaka 2 gusa ngo uvuge uti aba bantu nta nyine ngo habe ari itandukano ringana gutya mu kubyina cyangwa se mu kugaragaza imbaraga. Buriya abantu barutana imyaka 2 uko byagenda kose baba bajya kunganya imbaraga n'imbaduko uko byagenda kose rwose, mu gihe nta kindi kibazo cyabaye. None abantu nk'aba ngaba bari kurya ibiryo bimwe, bakaba ahantu hamwe, bagaca mu buzima bumwe, urumva bagakwiye guperforminga ibintu bijya kungana cyangwa se binangana, bakora ibintu bingana rwose, ubona ko nyine babaye nk'umuntu umwe. Ariko iyo ugiye kureba usanga umukobwa wacu agatege ari gatoya, wagereranya n'ibitaramo by'imyaka yashize, ukavuga uti VESTINE biri kugenda bite? Simvuze ko atwite, ariko uko byagenda kose VESTINE hari ikindi kintu ari kuduhisha, hari ikintu kitari kuvugwa, kubera ko ntabwo ari uyu VESTINE tuzi kuva kera, kuva bakijya mu Burundi.
nagaru Vestine twari tuzi wenda bakijya mu Burundi higeze kuba kantu kuko nabwo yaje kurwara abatabizi reka mbibibutseho gatoya. Vestine icyo gihe rero bari bagiye gufata indege, Vestine ararwara maze amaze kurwara bamujyana mu bitaro. Bamujyanye mu bitaro nibwo Emirene yebwo nyene bahise bavuga uturugendo nyene twaye turusuritseho gatoya, bategereza yako nta gihe cyari cyakabasize hari akiri igihe. Nicyo icyo gihe rero nibwo Vestine yahise avuga ati buriya tugiye gukora ikintu kidasanzwe, hari ikibazo kitubaho, ariko buriya ni ibitero bya Satani umwanzi Sekibi ngo n'ubundi birangira atsinzwe. Rero n'ubu ngubu sinahamya ko buri gitaramo ari gukorera hariya muri Canada ahantu yagakwiye kugaragaza imbaraga zidasanzwe, aribwo ari gucika intege. Rero niba adafite ubundi burwayi, nyabuneka ndagira ngo bamenyeshe ko uyu mugore wa Idrissa Widraogo twaba tugiye guserebura inkuru nziza nyuma y'amezi atagera mu 9. Ubwo no kuvuga ngo haba hari amezi ari kuvaho, twaba tugiye guserebura inkuru nziza tubona akana gatoya ka Vestine, ishimwe Vestine rwose na Idrissa Widraogo, maze bamwe bagatangira kujya guhemba. Urumva byaba ari ibintu byiza, nuko abantu bakomeza kubinenga nk'ubu ngubu, ugasanga bari kuvuga bati umuntu ari kuvuga amatiku, ariko iyo ugiye kureba nawe nk'umuntu mukuru, urumva abandi bati se ibyo birakureba bimeze bite? Ubundi twebwe dushyira amakuru y'imyidagaduro. Rero iyo tubonye tugiye kwanaliza igitaramo cyangwa se tugiye kureba igitaramo, tureba uburyo cyari kimeze, abakitabiriye, uburyo performance yari imeze, udushya twabayemo. Rero iyo umuntu aje avuga ikintu cyabaye, ntukamutera amabuye kubera ko aba breaking nyine abatanga amakuru agezweho, ushobora kureba nawe ukavuga ati ibi bintu bishoboka kuba ari byo, nawe ntukagiye muri babandi bajya muri comment bagatukana. Nyaboneka hano nta mutima mubi ubu hari, twebwe gahunda yacu ni ukukugezaho amakuru 5 kuri 5. Aba bakobwa rero Vestine na Dorcas cyari igitaramo cya kabiri bakoreye hariya muri Canada, mu bitaramo bafite bigiye bitandukanye. Bafite igitaramo kizaba ku itariki 8 kizabera hano bita Winnipeg. Ubwo no kuvuga ngo barahita berekeza Winnipeg, hanyuma yo kwerekeza Winnipeg bazahita bagarukaho bita Edmonton ku itariki 15. Nabwo bakore ikindi gitaramo. Nyuma y'ibyo bitaramo rero tumaze kuvuga, hari ibindi bitaramo bizaza bitaratangazwa amatariki, ariko hari ibindi bitaramo bizaba, hari ikizabera Montreal, Ottawa, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ntago ari agace kamwe ntari kwibuka neza. Toronto, Ottawa, Toronto na Montreal niho hazabera ibindi bitaramo. Urumva rero nabwo tuzaba tugihari tureba ese biri kugenda bite, babakobwa bacu bari kwamamaza ubutumwa bwiza ahantu hagiye hatandukanye. Nandi makuru menshi muzagera musanga hano ku yicano yitwa Mega TV Rwanda. Mbibutsa gukora subscribe, like, share, mwibuka na comment nyabuneka kugira ngo dukomeze tubane neza 5 kuri 5. Naho njyewe mwari kumwe ninjye bita Ibel, ngiye gutegura ngana kugezaho ibiganiro byose bya Mega TV Rwanda. Reka nkubwire ngo ciao, bye bye, amahoro y'Imana akubeze abane nawe.